ibicumuro bye ibyaha bye bigatwikirwa. Ibyo bisobanura ko mu isezerano rya kera ibyaha ntibyakurwagaho, byaratwikirwaga. Ibicumuro byo bikababarirwa ariko ibyaha bigatwikirwa. Ariko Yohana arimo kuza arimo gutangaza abonye Yesu yavuze ngo nguri imwe n'intama w'Imana ukuraho ibyaha byari mu isi. Yohana rero niwe Yesu niwe ufite ubushobozi bukuraho ibyaha. Nk'uko Yohana nanone wa mbere ibice 3 uhereye nko ku murongo wa 4 atubwira ngo werekane gukuraho ibyaha nubwo nta cyaha cyakimwe. None ukuvuga ngo dukizwa twizeye Yesu Kristo. Iyo tumaze kumwemera no kumwakira tubarwaho gukiranuka, kubarwaho gukiranuka. None nyuma yo kubarwaho gukiranuka Imana idusaba kwera imbuto. Ari nabyo warumbajije. Ubwo bigaragara mu mbuto z'umwuka. Ntabwo gukizwa bigaragazwa n'impano. Imbuto z'umwuka zabiziye. Ntabwo gukizwa bigaragazwa n'impano, ntabwo gukizwa bigaragazwa nuko umuntu yahanuye, ntabwo umuntu gukizwa bigaragazwa nuko umuntu yakoze ibindi bikorwa. Yewe se nuko wasenze cyane. Aho gukizwa bigaragazwa n'impano. Uko gusenga byo abantu barasenze. Wasenga nk'umusilamu ahagarika imodoka akajya ku muhanda agasenga. Abanyamadini barasenga. Dufite n'abantu bayobye baba mu masengesho, ndetse dufite n'ababa ku nsozi barayobye, aba ku rusozi iwe atakiboneka. Dufite n'abantu basenye ingo kubera gusenga. Urumva gusenga nta imbuto z'umwuka ni mu hagati ya 5:22 zagaragaramo imbuto 9. Izo ngizo iyo wazeze ubukishijwe, kuko utakijwe ntushobora kuzera. Ugomba kugira urukundo, ukagira kwizera, ukagira amahoro, ukajya kugwa neza, ukajya kwirinda n'izindi zigira 9. Izo yuzi ifite yuzera nizo mbere, ariko ntabwo ari uko bifite ko ibyo hari n'umuntu ushobora kuba bifite atarakizwa. Uwo ntabwo abakijijwe. Ibyo ngibyo bisabwa kugira ngo bifite result yo kwizera Yesu Kristo. First you believe Jesus. Yesu ni nzira n'ukuri n'ubugingo. Wamara kwizera Yesu umwami n'umukiza, none ukabona kwera imbuto. Kuko hari abantu bafite urukundo ariko badakijwe. Ntabwo bazajya mu ijuru ko bafite urukundo. Urukundo ruvugwa nuko mbere na mbere wamenye Kristo, wakunze Imana. Iyo ukunda abantu ibyo ngibyo bigaragaza ko ufite urukundo. Ariko urukundo ukunda abantu, ariko itegeko ryo amategeko avuga kunda Imana yawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe, niyo fast. None ukunde mugenzi wawe n'amategeko abiri. None iyo umuntu akunda bagenzi be anatanga n'ibye ariko atarakunda Imana, biragaragaza yuko ibyakora ari ibinyamubiri, ntabwo ari anabifite. First you love God. Kandi gukunda Imana ni ukwemera uwo yatumye, ni ukwemera Yesu Kristo. Iyo wemeye Yesu Kristo ukamwakira mu mutima wawe, ukamwizera nk'umwami n'umukiza, ukemera igitambo cyatambwe ku musaraba cyo maraso ya Kristo, icyo gihe ubarwaho gukiranuka. None wagizwe gukunda abantu. None agakiza rero umuntu nakizwa kugira ngo bimurebeho nuko azera imbuto z'umwuka. Si impano z'umwuka, ahubwo ni imbuto z'umwuka. Izo ngizi 9. So murakoze ndibwira ko abantu hari icyo basobanukiwe ku buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyo tuvuze izi mbuto z'umwuka, izi mbuto z'umwuka zitandukanira he n'impano tugira? Yes. Imbuto z'umwuka aho zitandukanira n'impano ni habiri. Akaka mvuge hamwe hakomeye. Nuko imbuto z'umwuka nta ruhare zigiramo. Kandi aritwe tuzera. Amine. Impano z'umwuka nta ruhare zigiramo. Kandi aritwe tuzikoresha. Ntabwo ari zikoresha. Impano z'umwuka ni iz'umwuka, ni impano z'umwuka. Umwuka araziduha kugira ngo tuzikoreshe. Umwuka akorera muri wowe. Wowe nta ruhare ubifitemo. Ni ukwemera gusa gukorana n'umwuka agakora muri wowe, ukaba ofisi y'umwuka. None imbuto z'umwuka ni wowe uzera. None niyo jambo Pawulo yavuze ngo sinjuriho ni Kristo niho muri. Yes. None imbuto z'umwuka niba ari ukwirinda ni wowe wirinda. Niba ari ukwihangana ni wowe wihangana wowe. Nta wundi ubigukorera ni wowe ubyikorera. Niba ari ugukunda ni wowe ukunda wowe. Ntabwo ari umwuka ukundira umuntu muri wowe. Ni wowe ukunda wowe sunzu.
niba ari ukwihangana ni wowe sunzu uri bufate ingamba zo kwihangana, niba ari ukugwa neza ni wowe uri bugwa neza. Imbuto z'umwuka ni wowe ubikora, wowe ni ku giti cyawe. Impano z'umwuka ziraza, ni Imana n'iz'Imana n'iz'umwuka. Wowe uri igikoresho, wimuka akaza muri wowe, ni wowe umwuka uzakaza muri wowe agakoreramo imirimo ye. Wowe ufite uruhare rutoya mu mpano, ni ukwemera gusa kuzikorera gukora, ariko wowe uri nk'igikoresho. Ariko mu mpano si wowe. Niyo mpamvu umwuka warashatse gukiza indwara, yakoresha wowe umuntu akajya agakira indwara, ariko atabishatse ntiyakira. Wanarambikaho ibiganza umuntu ukanamuzunguza ukanamubyinisha ntakire, ariko umwuka yabishaka. Ariko wowe gukunda ubyutse saa 8 wakunda umuntu ukanamutelefone, nta wundi mujya inama, ni wowe ubyihitiramo. Naho ngaho impano z'umwuka ari uruhare rwawe, nayo mpamvu ari nacyo kintu gikenewe. Impano z'umwuka, reka nguhe urugero. Iyo usomye Bibiliya iravuga ngo benshi bazaza imbere yanjye bavuga ngo twavuze mu ndimi, twakoze ibitangaza, twazuye abapfuye, ibimuga byaragenze. Yesu yavuze ko ngo ni benshi bazaza imbere ye bavuga ibyo bintu ko babikoze, bahanuye mu izina ryawe. Ababwira ngo nimugende ntabwo mbazi. Bisobanuye ko hari abantu barimo gukora ibitangaza, barimo no guhanura, ariko Imana itabazi. Ariko nta muntu weze imbuto, nta murongo uvuga ngo abeze imbuto z'umwuka wera ngo baraje basubiza inyuma. Icyo cyanditswe n'ikibamo. Abeze imbuto bose bazajya mu ijuru, ariko abahanuye bose ntibazajya mu ijuru. Yego, urimo ko abitandukanye, kubera yuko impano ni iby'abandi. Ntabwo byagutwara mu ijuru. Imbuto nizo zagutwara mu ijuru. Tuzajyanwa mu ijuru n'imbuto, ntabwo tuzajyanwa mu ijuru n'impano. Naho benshi bazaza babirukana bavuga ko atabazi. Hari abantu barimo kubona uyu munsi bahagurutse ibimuga, azabwira utangara babwira ngo simbazi, kuko yavuze ko hazaza benshi mu bakora ibyo. Ariko ntawe yavuze uzaza weze imbuto ngo azabwira ngo subirayo, ntawe uhari. Ubwo rero imbuto ntaho zitandukaniye n'impano. Impano ni iz'Imana nyine, umwuka imbuto ni izawe wowe. Nacyo Imana izakubaza ntizakubaza impano. Urakoze. Kandi n'abadukurikiye ndibwira ko hari urujijo tuvuyemo twitiranyaga, kuko twari twarimitse impano izo dukora duhanura, tubwiriza, tugira gute, tukibwira ko ariyo nzira. Ariko noneho tumenye ko imbuto arizo ziri important kurenza impano cyane, sibyo? Rero tugomba kwimika gift, tugomba kwimika fruits kuruta gift. Kuko gift fruits nizo tuzabazwa, naho fruits nibyo turagijwe. Gift nibyo nibikorera muri twe, ariko ibyacu ni fruits nizo tuzabazwa, nizo tugomba gucunga. Rero mu by'ukuri murakoze. Turabashimiye kubw'umwanya mwiza mwaduhaye. Sinzi niba hari irindi jambo watubwira tukabona gusoza. Yesu abaho umugisha abadukurikiye. Ijambo agakiza ni ijambo ryitwa mu Cyongereza, iryo somo ryita soteriology, rigendanye n'inyigisho z'agakiza. Ni ikintu kinini cyane, ni isomo rinini cyane, ni nayo ntego y'agakiza. Izina Yoshua mu gihe Burayo risobanuye Yesu. Yesu ubwe risobanuye agakiza. Ni ukuvuga ngo Yesu ni umukiza, niryo zina rye. Yesu ni umukiza. Yesu ni mu yandi magambo mu Kinyarwanda bamwita umukiza Kristo. So ni ukuvuga ngo mu magambo ashaka kuvuga kano kanya nsobanura, ni uko agakiza gakwiye gukomezwa no guhabwa agaciro, no kumenya yuko ariko kazanye Kristo, yaje gushaka no gukiza. Niko yavugiye kwa Zakayo, inaje gushaka no gukiza. Ni ukuvuga ngo iki kintu, iyi topic yitwa agakiza, niyo yavanye Kristo mu ijuru, niyo yatumye Imana itegura Bibiliya. Amagambo yabera kuva mu itangiriro kujya mu byahishurwa atwigisha ibigendanye n'agakiza. Yesu amaje kuza twarakize, dukizwa mu buryo bwo mu mwuka, ariko azagaruka kudukiza mu buryo bw'iteka. Namara kugaruka hazabaho agakiza, abakijwe bajyanwa mu ijuru babane nawe iteka. Noneho agakiza ni inyigisho ikomeye kandi ikenewe
y'abantu dukwiye guhagararaho kandi agakiza ukakarinda. Abantu benshi bazi ko agakiza katarindwa ariko tuhakarinda. Kuza mbuto z'umwuka wera ni ukugira ngo agakiza. Iyo bavuga kwirinda ni ukugira ngo tutakavamo, kuko wakavamo. Kuko mu Galatiya, mu Baheburayo ibice 6:4 habitubwira neza umuntu nagwa agasubira inyuma ntibizashobora kongera gukizwa. Bisobanura ko umuntu ashobora yaduhaga yatangaga attention abwira abantu ko bagomba kwirinda kugira ngo batazasubira inyuma bakajyana badashaka kubarwa. We have to stand firm kugira ngo dushobore gukomeza. Yaravuze ngo ukomeza icyo wahawe, ntabwo bavugaga ibindi. Ibyo mu byayishoye abantu gukomeza icyo wahawe, nta kindi twahawe gifite agaciro mu buzima usibye agakiza. Ahubwo nibyo batubwiraga, nibyo Yohana yabwirwaga. So agakiza rero tugakomeze tugafate tukiteho kandi tugaha agaciro. Imana izatwishimira mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Murakoze abadukurikiraga, turabashimiye. Abafashe umwanya wabo badukurikira turabashimiye. Turashimira umukozi w'Imana wemeye kutwitaba. Turashimira kameramani wadufashije ubuhanga bw'ibyuma. Abo bose bagize uruhare kugira ngo iki kiganiro kibashe kujya ahagaragara. Imana mu ijuru ibafashe kandi ibagirire neza. Murakoze. Naho gutaha ntabwo twibagiwe, reka umukozi w'Imana asenge dusoza. Murakoze. Asante Yesu Kristo kwa sababu wewe ni Bwana Mwokozi mkuu wa maisha yetu. Bariki hawa watu wote ambao wamesikia neno lako katika jina la Yesu nakushukuru. Amen. Yesu awabariki. Shalom. Murakoze.